Ngendarega Simone Majyambere n'umukozi we Nyandwi wo kwa Makuza baregana na RIB. Abuwimbabazi rero utuye mu kagari ka Buhoro mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango avuga ko arega bashinja urupfu rw'umugabo we. Simone yaraje azana n'uwo Nyandwi wo kwa Makuza bamusanga mu ishyamba bamwambura inkwi z'igishyitsi yasaga barazimukorera bamushyira imbere baramushorera agenda yikoreye ako gafuka n'ishoka. Baramujyanye bamwinjiza mu gipangu kwa Simoni ngo baramuhondagura. Mu kumukubita yatubwiye yuko bamukubise bamupfutse igitambaro mu maso ndetse no ku munwa batabona kwataka. Ubwo yarahavuye araza arwara ubuzehame bw'inkoni ariko akarwara agenda arya gusa ikintu yatakaga cyane ni umutwe. Abaturage bose barabizi ubundi akananyaragura. Hakurikiyeho nyine gupfa. Icyatumye uyu mugore wa nyakwigendera yinjiza RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha muri iyi dosiye ngo nuko abakozi barwo bo mu karere ka Ruhango yiyambaje ntacyo bamumariye. RIB rero yaraje igeze aha ngaha rwose pe abaturage bose bari buzuye hano bayiha amakuru bihagije. Bafashe amakuru iminota 30 yonyine. Barangije baratubwira bati nimugende mwambike umurambo tuze tuwujyane kuwupimisha. Twaje bahita batubwira ngo twebwe tugiye mu bwiherero. Bamanutse hano hepfo mu ishyamba bari baje n'abari batatu abo RIB bamanukana n'umukuru w'umudugudu. Bwa bwiherero babumazemo amasaha 3. Aho bazamukiye ku mugoroba barambyiye ngo barohereza imodoka nimugoroba ngo ya nimugoroba nitaboneka barayohereza mu gitondo. Amakuru kwampa byo bavuye hano bahita bajya kuri uwo mukire ku Ntenyo. RIB nta kintu nyuma yigeze ikora. Ubwo nabaye aho ndategereza no mu gucira abana inshuro. Ejo bundi nibwo navuze ntese ubundi RIB ko yambwiye ngo ibintu byibereyemo nkaba mbona ntacyo basubiza. Navuye aha ngaha njya mu Ruhango kuri uwo muri RIB nabwo yankozeho gutya ngo mada nti ngo iwawe narahageze ngo n'abana wasigaranye narababonye ngo ubundi ngo wemera ko abagabo barutana ngo genda wimyira usige hasi ngo ucira abana inshuro. Nuko RIB yanshubije. Bahorera Dominique umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB utemeje cyangwa ngo hakane ko nyakwigendera yakubiswe avuga ko iperereza kuri iki kibazo ryatangiye. Icyo akora ashimangira ko umuryango we wagize uburangare bwo kutagaragaza ikibazo ku gihe. Mu by'ukuri biriya hagiye hazamo ibintu navuga ngo byo kugenda abantu kudatangira amakuru ku gihe tumwe duhora tuvuga buri munsi. Umuntu yapfuye nibwo bahamagaye bashaka uburyo umuntu hakurikirana ikibazo cye. Haza kuzamo ikibazo cyo kuvuga ko bamwe basabaga ko umurambo wapimwa abandi bakavuga ko nta mpamvu yo gupimisha umurambo. Hanyuma biza no kugeraho bandika urupapuro ruvuga ko nta kibazo umuntu wabo bamushyingura. Barwandikira inzego z'ibanze nyirango z'umudugudu n'akagari. Urumva mu mezi abiri yose ashikiyeho nta kintu bigeze batangaza kugira ngo bikurikiranwe. Birashoboka ko kuriya muntu kuko yaba yarakubiswe. Abo ngabo bakekwa kumukubita nyiri iryo shyamba ndetse bavuga ko ubu afashwe. Tukaba turimo gukurikirana dukora iperereza kugira ngo turebe niba koko hari ibimenyetso bigaragara, niba kandi haramutse harabayemo n'uburangare bwaba ari ubw'umukozi wacu cyangwa se n'ubwundi wese waba warahishiriye icyaha cyabaye nawe yabikurikiranwaho agahanwa uko bikwiye. Karikisi Ndagijimana TV1 mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Mbere yo gukomeza n'andi makuru twabateguriye reka tubanze twamaze turagaruka mu kanya gato.